n'abandi bantu, ariko turaba tureba ikintu gikomeye uyu munsi ngira ngo turebe. Natangiye mvuga kwizera kudapfuye cyangwa se kwizera gukiza. Ngira ngo niba mubizi neza kandi nk'uko turimo no kubibona hano, Yesu, Petero, Pawulo, Yakobo, igitabo cy'Abaheburayo, bose bagiye bavuga ko hariho kwizera gupfuye. Ubwo hariho kwizera gupfuye rero hariho no kwizera kudapfuye. Kubera iki? Bagenda babyerekana bakavuga nk'ahangaha Yesu arimo atwereka uyu mugani tugiye gusesengura, ariko nka Yakobo, Petero, Pawulo n'abandi bo batwereka ko hari igihe rwose umuntu atangira mu nzira y'agakiza tukavuga ko afite uko kwizera, ariko mu gihe kiri imbere bikagenda bigaragara ko ibyo yizeraga bitahuraga n'ukuri, ndetse bitari ibintu bibasha gukiza umuntu. Ariho bamwe bavuga ngo baretse ibyizerwa, yerekana nka ba Alexander n'abandi. Ariko uyu munsi ndagira ngo turebe kwizera kudapfuye, ariko tuganiraho kugira ngo ahari biduheshe kumenya uko kwizera uko ariko. Benshi bibeshye ku kwizera uko ariko. Ngira ngo niba hari imyumvire myinshi itandukanye ku kigendanye no kwizera. Ntabwo mu buriya mushobora kwemera ko hari abantu bizera ko ubuzima ari amahirwe, ubuzima ari chance. Ni ukuvuga ngo umuntu akabyuka, yaba yabyukiye ibumoso uwo munsi rwose agahirwa, yaba yabyukiye iburyo ngo uwo munsi agahirwa, yaba yabyukiye ibumoso uwo munsi akaba nta mahirwe afite. Nuko abantu bamwe bizera ko ubuzima bumeze. Abandi bizera ko iyo umuntu abyutse mu gitondo agahura n'imbeho ijya kwambukiranya umuhanda, yayireba rwose iyo mbeba yasubira inyuma akavuga ati uyu munsi nta kintu na kimwe ndi butahane, uyu munsi nagushije ishyano. Rimwe na rimwe bamwe bisubira no mu rugo rwose, kandi ntabwo mushobora no kubyemera ko ibyo bintu n'abantu bavuga ko bizeye Yesu nabo babyizera. Ahandi wenda ntibiba mu mijyi kubera ko nta binyamaswa zihaba, ariko nk'ibihunyira, yakumva igihunyira kivugiye mu giti akavuga ngo ubu ngubu rwose, agatangira gutokesha abadayimoni, umuntu arapfuye karabaye. Ibyo rero byose abantu bagenda babivuga babiganisha ku kintu cyitwa kwizera. Abandi iyo agiye gusenga aravuga ngo ubu ngubu ngiye kongera kwizera kwanjye, rwose akagerageza kubyiyumvamo, akagerageza kubyishakishamo ngo yumve ko amarangamutima yo kwizera yagera hejuru, akavuga ngo uyu munsi ikintu nsengeye kirakoreka. Nyamara hari ukwizera ijambo ry'Imana rivuga. Ese rivuga ko kwizera ari iki? Kwizera ko kuri ni ukuhe? Niho twari turimo gusoma uyu mugani, ariko kimwe mu bintu tugomba kwibwira, kwizera ntabwo ari amarangamutima. Ntabwo ari amarangamutima umuntu rwose ngo yumva arimo kubyiyumvamo uyu munsi. Hari n'igihe uba utabyiyumvamo ariko uhagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, wizeye Imana. Kubera ko ibyo umuntu ahora yibwira bihora bihindagurika. Uyu munsi mbyuka nishimye, numva mbirimo neza, nkumva ndabyishimiye rwose ibintu, ariko ejo nkumva simbyishimiye. Uretse n'ibyo ngibyo, ibyo nibwira uyu munsi hari igihe mba nibwira ko ari byo byiza ntumbiriye, ejo ibyo bintu nkabona ni bibi. Uyu munsi nkaba nkunze kuba nageragezwa n'Imana, ariko ejo nkumva sinshaka kugeragezwa n'Imana. Ibyo umuntu yibwira birahindagurika. Niyo mpamvu kwizera kuramutse gushingiye ku marangamutima kwaba ari ukwizera gupfuye. Icyatumye Yesu aza mu isi byari ukugira ngo abe umwami w'abantu. Ni ukuvuga ngo icyatumye Yesu aza, rimwe na rimwe turabyitanya tukavuga ngo Yesu yaje kudukiza ibyaha. Oya, ntabwo aricyo cyazanye Yesu. Yesu yaje kudukiza ibyaha kugira ngo tugarukire Imana. Gukiza umuntu ibyaha ni inzira yo kugira ngo abe munsi y'ubwami bw'Imana. Icyatumye Yesu apfa akazuka byari ukugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Ni ukuvuga ngo impamvu yo kudukiza, impamvu yo kuducungura, ntabwo yaducunguye kugira ngo gusa tubeho tudasambana, tudasinda, tutanywa inzoga. Ntabwo yaducunguye kugira ngo tureke imirimo ipfuye. Igituma tureka imirimo ipfuye ni uko twebwe turi munsi y'ubwami bw'Imana. Rero Yesu yaje kugira ngo aducungure tube munsi y'ubwami bwe. Ariyo mpamvu bisaba ko umuntu amenya kamere y'Imana, amenya Imana igambirira iki, Imana yibwira iki, Imana itekereza ite, Imana ishaka iki, inkeneyeho iki, intekerezaho iki. Kugira ngo umuntu aze kuba munsi y'ubwo bwami bw'Imana bisaba ko amenya Imana, iyo Mana akaza kuyizera, akaza kumvira Imana aziranye nayo. Umurongo wa 12 ndagira ngo tutangiye tureba Imana igaragara ite.
rimwe na rimwe umuntu aramutse atekereje ku Mana yo muri Bibiliya, kimwe mu bintu mpora mvuga nuko Imana yo muri Bibiliya nta muntu wigeze akunda Imana yo muri Bibiliya keretse Imana imuhaye kuyikunda. Kubera iki? Ahantu hose Imana yagiye yigaragariza abantu bagiye bavuga ngo nta nubwo dushaka no kuyitega amatwi. Nko ku musozi Sinayi yarazamutse, ariho Zaburi ya 15 ivuga ngo ese ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, ninde uzazamuka umusozi wawe wera Mana? Ngo ni umuntu utarigeze kwibwira ibibi. Babigiranyaga n'umusozi wa Sinayi, aho abantu bamaze iminsi 3 barimo kwiyeza kugira ngo baze kuganira n'Imana, baze guhagarara n'Imana. Ariko Imana imanutse, bamaze kumva umuriro, bamaze kubona kwera kw'Imana, bose baravuga bati ahari Mose twemerere ari we wumva iby'iyi Mana, kubera ko iyi Mana turumva atari Imana ikwiriye kuganira natwe nk'ubu bwoko bwanduye gutya. Niyo umuntu uko uwo muntu yari yiyejeje, ntabwo iyi Mana iturana n'umuntu kubera ko uwo muntu afite umutima wanduye. Ahantu hose ni mu byitegereza neza, aho Imana abantu bayisobanukirwaga basangaga ihabanye n'imitekerereze yabo, biba bikenewe rero ko umuntu agira undi mutima w'ubumana kugira ngo abashe kubana n'Imana. Umurongo wa 12 ndagira ngo tubanze turebe iyi Mana, turaza kurishirirwa muri uyu mugani twari turimo gusoma. Tubanze turebe aka kamero k'Imana, kamere y'Imana. Umurongo wa 12 haratubwira ngo kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Uyu mugani tujya tusoma, twagera hano ntitutekereze iby'Imana hano ashaka kuvuga. Tekereza, reka mbaho urugero kugira ngo mwumve ikintu hano yari ashatse kuvuga Yesu. Tekereza usanze abana barimo gukina mu rugo. Abana barimo barakina, umwe afite baro n'undi afite baro. Umwe uraje uramufashe umwongeye baro ya kabiri, wa wundi uramufashe umwatse baro. Hano barimo baravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite wese azarushirizwaho, udafite noneho ngo yakwe n'icyo yari afite. Umwe yatswe undi yarushirijweho. Kubera iki? Ngibi ibintu bizaba ku munsi w'imperuka. Sino ku munsi w'imperuka, no mu bwami bw'Imana hahishurwa ibi bintu. Ni ukuvuga ngo abari muri Kristo Yesu bagenda barushirizwaho, ariko abandi bari munsi mu butware muri akamero ka Adamu bagenda bakira umujinya w'Imana. Ufite wese arushirizwaho, ariko undi ufite akakwa icyo yari afite. Kubera iki? Kubera ko Imana ari umucamanza utabera. Ntabwo abantu babitekereza ko hari urubanza no guca imanza kw'Imana kutabera kugaragara mu isi, ariko ibyo bigaragarira muri Kristo Yesu. Ku Mana, muri Kristo Yesu abantu bafite igikundiro ku Mana, ariko hirya ya Kristo Yesu hari umujinya w'Imana. Hari umujinya w'Imana. Ese mwarabibonye iyo abantu bibeshya ku kintu cyitwa ingeso, bakabona umuntu afite ingeso nziza, bakavuga bati rwose uriya nta kintu atwaye, bakumva nta kibazo gihari. Ariko reka nkubwire, uyu muntu niba atari muri Kristo Yesu afite ingeso nziza, niyo yaba afite ingeso nziza zivura abantu bo mu isi yose, bikagenda gute uko byaba bimeze kose, azakwa n'icyo yari afite. Azahura n'umujinya w'Imana, kuko muri Adamu duhuriramo n'ubutabera no guca imanza kw'Imana kutabera. Twacumuye ku Mana muri Adamu, ikidukwiriye ni umujinya w'Imana, ni ukwakwa n'icyo twari dufite. Niba mwibuka inkuru za Esawu na Yakobo, inkuru ya Esawu na Yakobo iraduhishurira neza kwakwa no guhabwa. Ibyo Imana yabivuze ngo bakimunda, ihishura ibizabaho muri Kristo Yesu. Yakobo arimo aragenda abona igikundiro ku Mana, Esawu arimo aragenda ahura n'umujinya w'Imana. Bigaragara amahanga abiri azaza bihishura abari muri Kristo Yesu n'abatari muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma, riravuga ngo ariko twe twuzuye urukundo rw'Imana kubw'umwuka wera twahawe. Iyo witegereje muri Yohana ho baravuga ngo ni nge muzabibu w'ukuri, kandi mwebwe muri amashami. Ishami ryo muri nge ritera imbuto rizacibwa, mu yandi magambo bazateranyiriza hamwe bayajugunye mu muriro. Ariko iryera imbuto
ngo bazarikuraho amahage. Amahage sinzi niba mushaka kuyumva, ariko amahage niba hari umuntu uzi nk'ahantu bahinga inyanya hari ibintu bijya bimeramo, zimeraho amababi, ayo mababi akaza hariho ibindi andi mababi yameze ariko adashobora gutuma zera, bita ibisambo. Ayo mababi rero baragenda bakayaca kugira ngo inyanya zibashe kwera neza. Ngiki cyo Yesu arimo kuvuga. Hari ubwoko bubiri bw'abantu bari ku isi. Bamwe nibera imbuto kubera ko badafite umwuka wera, ariko abera imbuto kubera umwuka wera bafite kubwo kwizera Kristo, ngo ibyo bituma batera imbuto, baragenda Imana irabica muri Kristo Yesu bakarushaho kwera imbuto. Ariko abatari muri Kristo Yesu nta yandi maherezo ngo ni ugucibwa, ni ugukurwa kuri ubu bwami. Imana turayibona nk'umucamanza utabera hano, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo, nimusoma umurongo wa 13 kujya kuri 15, haravuga ngo igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Igituma bari abantu ababwirira mu migani ni impamvu ngo ni iyi ngiyi, nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe, ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoye ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Ngiyi impamvu Yesu arimo kwigishiriza abantu mu migani, ubutabera bw'Imana. Mu yandi magambo abigishwa baravuze bati, niki gituma utabivuga weruye kugira ngo babashe kubibona babyitegereza? Aravuga ngo igituma mbigishiriza mu migani ni iki ngiki. Ntago tureba urugero rw'ubutabera bw'Imana aho rugeze kuri Adamu. Adamu yatandukanye n'Imana, abamukomokaho bose batandukanye n'Imana, ariko hari ubutabera bw'Imana. Ubutabera bw'Imana. Ikindi hano yavuze ngo ikibazo hano gihari ni uguhindukira. Niba mubibona ngo guhindukira, uzi ko hari abantu bavuga bati twaravutse twebwe tuvuga dukora ibintu byiza, batigeze bahindukira. Ntago bigeze basobanukirwa ko ari abanyabyaha bakeneye Imana, bavuka bari kure y'Imana, ahubwo baravutse barangije bakomerezaho baravuga bati twebwe buriya ndi urugero rwiza ngewe rw'umuntu ufite, iyo bavuga ingeso nziza, iyo bavuga ngo abantu ngo bafite ingeso nziza, ngo bafite akamero keza, ngo katumaga ngo Imana ishobora kubemera. Ndi urugero rwiza rw'umuntu w'ingeso nziza usobanukiwe ko nari umunyabyaha. Navutse ndi umwana rwose, ndi n'umwana wa kabiri mu rugo. Mama yaragerageje uburyo bwose bushoboka kugira ngo aturere, aduha discipline, icyo bita discipline yayindi yo mu rwego rwo hejuru, kugeza n'ubwo yajyaga ajya kujya ahantu akabanza akatubwira aho agiye, akatubwira ko atari butindeyo, kugira ngo natwe dutore uwo muco wo kuvuga ngo ngiye ahangaha ndaza gutaha iki gihe. Ntiwagezaga saa 12 utarataha. Ku bigendanye n'ingeso, yatubitsaga rwose amafaranga ku buryo waba uguze amafaranga uzi n'icyo muzayakoresha, uzi ibyo bintu. Kuri ibyo ngibyo wumve ngo twarageragezaga mu bigendanye n'ingeso nziza. Ariko ndashaka kukubwira ko nta cyitwa kamere nziza ibaho iri hirya ya Kristo Yesu. Ahari wenda ushobora kubibona aho umuntu ureba ukamwita mwiza, ukamwita ko ari umunyangeso nziza, ariko hirya y'ibyo ubona n'ibitekerezo afite n'imigambi afite, nta kindi uretse kugomera Imana. Ku buryo rwose nakoraga n'ibyaha nkagerageza uburyo mbikavaringa, ntihagire n'umuntu uza kumenya ko ibyo byaha nabikoze. Muri segonderi tugeze muri tronkome ndibuka umuntu umwe yaraje tugitangira ku munsi wa 4 mu cyumweru cya mbere, anjyana muri korali nkomerezaho tugakora amasengesho y'iminsi 2, tugakora yingahe, ariko nanjye nkumva ko ari byo ngibyo Imana ishaka. Ariko ikibazo cyari gihari ni umutima utarigeze usobanukirwa ko navutse ndi umunyabyaha. Abantu bakora ibyaha kubera ko ari abanyabyaha, ntago ikibahindura abanyabyaha uko bakoze ibyaha. Igituma umuntu asambana, igituma umuntu asinda, nta kamero k'ibyaha aba afite. Ntago kuba yasinze cyangwa yasambanye aricyo cyatumye aza guhinduka umunyabyaha, ahubwo kubera ko ari umunyabyaha niyo mpamvu yakoze ibyaha.
nkomerezaho muri tronkome ndaririmba rwose, tukora amasengesho, ariko mfite akamero k'ibyaha natwikirije imirimo yitwa iyo gukiranuka, ariko ako kamero karahari, ntikasobanukiwe ko navutse ndi umunyabyaha nkeneye agakiza k'Imana. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ravuga ngo umunyabyaha ngo iyo akivuka ngo atandukanywa n'Imana uhereye mu ivuka rye, 58:4. Iyo umuntu akivuka ngo uhereye uwo mwanya ariyobagiza akabeshya. Ese ni iki gituma umwana arakara? Ni iki gituma umwana, dufite abana b'abaturanyi, ni utwana tw'impanga dutoye twiga muri nasari, abakozi iyo bahageze bakunda kudufata utwo twana, ntago n'agakobwa, bakunda kudufata twasambanye, bagatangara bakavuga bati ishyano riraguye. Ariko se n'utwana niki cyatwigishije gusambana? Niki cyatwigishije ko ibyo ari ibyaha? Niki cyatwigishije kujya kubikora twihisha? Nta kamero k'ibyaha gakeneye umukiza. Ntabwo abantu babyumva ko uyu mwana avutse ari umunyabyaha ufite akamero k'ibyaha muri Adamu. Ariho rero iyo umuntu abamureze n'ingeso nziza agakomerezaho akagezaho rwose, hari umuntu wajya gunaga bivuga ngo njye uhereye mu buto bwanjye ngo nta byaha nigeze nkora. Ahubwo ikibazo gikomeye, yakoze ibyaha ntiyamenya ko ari n'umunyabyaha, nicyo kibazo. Nibyo hano tubona rero Yesu aravuga ngo aba bantu yigishaga, aravuga ngo ntago bazabimenya ngo bahindukire ngo mbakize. Kubera iki? Ngo imitima yabo yuzuye ibinure. Ibinure, iyo hano ibinure ashaka kuvuga Yesu, ni ukuvuga ngo ni umutima ukungahaye rwose ku buryo wumva wihagije. Yesu yaravuze ngo hahirwa abakene mu bwami bw'Imana. Abakene baba bavuga ntago ari abakene b'amafaranga, ni abakene mu bwami bw'Imana. Abakene mu bwami bw'Imana ni bande? Ni abakene bavuga bati dukeneye Imana. Twebwe turabizi ko ubukene dufite ari Imana. Nta kintu na kimwe twebwe dushoboye gukora tudagishobojwe n'Imana. Abo rero Yesu yaravuze ngo abo nibo bahiriwe, nibo bakene bahiriwe mu bwami bw'Imana. Hahirwa abo bakene rero kubera ko bazabona ubwami bw'Imana, kubera ko bazahazwa. Ndagira ngo turebe umurongo ukurikiraho 16. Aravuga ngo 16 havuze ngo ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Abahiri kugira ngo umuntu asobanukirwe ibintu by'Imana, asobanukirwe ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo amaso ye abahirwa, n'amatwi ye abahirwa, aba ari umunyamahirwe kubera ko ibi binabasha kwitegereza akabyumva akabisobanukira. Kuki bamwita umunyamahirwe? Umunyamahirwe muri n'umuntu ki? Iyo bavuze ngo umunyamahirwe, hari abantu bajya bita abana babahirwa na ba mukahirwa. Uzi ikintu abavuze yamwise hirwa? Abavuze ngo uyu mwana ndamubyaye, ariko niba mu bigeragezo, niba mu ntambara cyangwa hehe, ajya ahora abona ibintu adakwiriye kubabona. Ngiki cyo iyo wise umwana wawe hirwa ubuvuze. Rero hano Yesu aravuga ngo mwebwe mwabigishwa, mushobora kuba mutekereza ko mutandukanye n'abari abantu kuko mufite inkomoko imwe, ariko amaso yanyu arahirwa, n'amatwi yanyu arahirwa kubera ko mushobora kubyumva. Muri abahiri, Dawidi iyo yavuze ibyo guhirwa aravuga ngo hahirwa umuntu wabariwe ibyaha bye, ibicumuro bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Ngo uwo muntu aba ari umunyamahirwe. Mu yandi magambo, aba abonye ikintu ahiriwe. Ni umunyamahirwe. Ni umunyamahirwe, umuntu ushobora kwitegereza akabona, akumva uku kuri kw'ijambo ry'Imana akakwizera, aba ari umunyamahirwe. Ndagira ngo turebe uku kwizera Yesu yagiye avuga mu byiciro byako, niturangiza ariho tuza gusoreza. Umurongo wa 19 twabonye kwizera kwa mbere abantu bashobora kugira. Umurongo wa 19 wavuze ngo uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibwe mu mutima we. Sinzi namubyitegereza, hari igihe umuntu yumva ijambo ry'Imana, Satani akaza ngo akarisahura.
mugerageze kwitegereza muri ese muratekereza ko uyu muntu aba atateze amatwi cyangwa yumve? Oya, aba yateze amatwi rwose kandi yanumvise. Ngo rero ngo ntabwo arimenya kubera ko Satani aza akarisahura. Murongo wa 20 kugera kuri 21 haravuga ngo kandi usa n'izibibwe kukara, uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Hari igihe ngo umuntu yumva ijambo ry'Imana, uko nukundi kwizera, ngo yumva ijambo ry'Imana ngo akaryakira rwose anezerewe, ngo ariko habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iby'iryo jambo, ngo uwo mwanya rwose bigaragara ko ibyo bintu atarabishinzemo. Reka tuvuge gutyo, reka dufate urugero. Hari igihe umuntu yumva rwose iby'ubwami bw'Imana anezerewe, ariko habaho gutanga ruswa wenda ngo abone akazi, uwo mwanya bikagaragara ko ibyo bintu atarabishinzemo, ibyo bintu bitageze ku mutima. Mu yandi magambo nicyo ngicyo wavuga. Hari igihe umuntu yumva ijambo ry'Imana bikagaragara rwose ko yaranezerewe aryakira, ngo ariko igihe kikaza bikagaragara ko uko kwizera kwe kutashinze imizi, kubera ko bimeze nk'izaguye ku kara. Iyo haje amakuba cyangwa se kurenganywa, bigaragara ko rwose uwo muntu atarabyizeye. Kundi kwizera gupfuye turakubona ku murongo wa 23, ku murongo wa 22, kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikanigira iryo jambo ntiryere. Amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bw'iyisi. Hari wereka ibi tubyite nk'indorerwamo umuntu ashobora kureberamo ibintu. Umuntu umwe ashobora kubirebera mu ndorerwamo z'amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bw'iyisi. Ibihendo kubera icyo ari ibihendo? Ijambo ry'Imana ribyita ibihendo kubera ko iyo ugereranyije iby'ubwami bw'Imana buteganyiriza umuntu ukagereranyiriza n'ibyo ashaka bimubuza gukurikira ubwami bw'Imana, ngo usanga rwose ibyo bintu biciriritse, abahenzwe. Mu yandi magambo, ni nk'uko wafata zahabu igura miliyoni, warangiza ukayigurana umunyu w'100 wa 200. Uwo muntu rero ngo abahenzwe amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bw'iyisi, iby'iki gihe cya none, ngo bibuze umuntu rwose gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Izo zisa n'izibibwe mu mahwa. Ariko kwizera k'ukuri niko shaka turebaho. Kwizera k'ukuri ari nako gukomeza, ari nako kugaragara, kukera imbuto ndetse kugakura. Murongo wa 23 haravuga ngo kandi usa n'izibwe mu butaka bwiza, uwo niwe wumva ijambo akarimenya, akera imbuto imwe 100, undi 60, undi 30. Uku niko kwizera hano turimo kubona kugaragazwa no kwera imbuto ndetse tugakura tugasana. Iyo umuntu afite yagize kwizera k'ukuri, kwizera k'ukuri kikugaragaza nuko uko kwizera gukura kukera imbuto. Ndagira ngo wenda mu byitegereze uyu munsi wa none tubishyire mu buzima busanzwe. Ikintu kizagaragaza neza ko ukwizera kwari ukukuri, ikintu kizagaragaza ko kwizera ariko Imana ivuga, ngo uku kwizera ngo nuko kuzera imbuto kugakura kugakomeza 30, 60 kugakomeza. Ariho tubona abantu uyu munsi ikinyoma gihari cya Satani kibeshya ko umuntu ashobora kugira uku kwizera ariko akaba yakora n'imirimo ipfuye. Mu yandi magambo agakomeza akabaho ubuzima butera imbuto kandi avuga ko yizeye. Ntabwo ibyo bishoboka rero dukurikije ijambo ry'Imana. Kwizera k'ukuri ni ukwizera kwera imbuto. Ntabwo ikikugira ukuri ari uko kwizera kwamaze kwera imbuto, oya, ahubwo kwizera k'ukuri kugaragazwa no kwera imbuto. Ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu ikindi kinyoma kiravuga ngo imirimo myiza nimara kuyikora nibwo nzaba mfite uku kwizera, oya, ahubwo uku kwizera nk'uko turimo kukubona iri jambo ry'Imana iyo ryageze mu muntu
kukaba ari ukwizera k'ukuri. Uku kwizera niko gutuma yera imbuto, bitandukanye n'ibyo tujya tubona. Umuntu avuga, uzabaza umuntu azahita akubwira, uzamubaza ngo urakijijwe, azahita akubwira ngo ndirimba muri korali, nk'aho kuririmba muri korali ari ikintu kiza gutuma Imana imwemera. Oya, uku kwizera k'ukuri iyo ikugeze bumuntu niko gutuma akorera Imana imirimo. Ntabwo gukorera Imana imirimo ari byo biguhesha uku kwizera k'ukuri turimo kuvuga. Iyi ni imbuto y'ijambo ry'Imana. Aho ijambo ry'Imana ry'ukuri ryageze rikagwa mu butaka bwiza bwatunganyijwe rwose, ngo uku kwizera kwera imbuto kugakura. Hano ikintu twakwibaza turimo kugana ku musozo, ndagira ngo twibaze iki ngiki: ese ninde utibagirwa? Hano twabonye abantu ba mbere ngo bumva ijambo ry'Imana bakibagirwa. Icya kabiri, ese ninde udahura n'amakuba n'amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bw'isi? Ninde se udahura n'ibimugerageza? Ariho dukwiriye kubona iby'Imana iduha muri Kristo Yesu. Uku kwizera nta handi guturutse mu mugambi w'Imana wo kugirira neza umuntu muri Kristo Yesu. Kuko nta muntu utibagirwa. Ninde se utibagirwa? Ninde se udahura n'aya makuba n'amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bw'isi ngo bize kuba byaniga rya jambo? Ninde udahura n'ibyo ngibyo? Ariko uku kwizera ni impano ikomeye tubona ituruka ku Mana. Wakibaza ngo ese nakora iki? Nakora iki kugira ngo uku kwizera ko kuri ariko ntumbira? Ariko icya mbere ni ukumenya ko hariho kwizera ko kuri no kwizera gupfuye. Icyo Imana idusaba muri Kristo Yesu cya mbere ni ukubanza ukamenya ngo hariho kwizera ko kuri, hariho no kwizera gupfuye kudahindura ubuzima bw'abantu. Kugaragara ko gupfuye gute? Nuko uko kwizera bakuvuga ko bagufite, ariko uko kwizera kukaba kudashobora guhindura imibereho n'imitekerereze y'abantu. Kwizera k'ukuri rero ni ukwizera kugera mu bantu, kukera imbuto, kugakura. Ndagira ngo dusome hano ijambo ry'Imana turimo Abaroma 1:16. Abaroma 1:16 umurongo wa 17 kugera kwa 17 atwereka kwizera icyo gutumbiriye icyo ari cyo. Kuko kwizera nta hantu ushobora gutandukanyiriza no gukiranuka. Uku kwizera tuvuga ni ukwizera kuzanira abantu gukiranuka. Abaroma 1 umurongo wa 16 kugera kwa 17 haravuga ngo, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Niba mwibutse wa mugani twasomye wavugaga ngo umubibyi yabibye imbuto. Imbuto ni ijambo ry'Imana, ngo zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu butaka bwumye, ngo ariko hari izagwe mu butaka bwiza. Rero hano Pawulo ibyo arimo kuvuga, arimo aravuga ngo iyo mbuto y'ijambo ry'Imana, ngo ubutumwa bwiza ntibumukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ibintu Pawulo yanditse, mugerageze murebe ijambo ku ijambo, murebe muri ubwo butumwa bwiza, muri iryo jambo ry'Imana, ngo niho hari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Ngo kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana, ni ukuvuga ngo ni ugukiranuka guturutse ku Mana, guhishurwa. Uko gukiranuka ngo umuntu aguheshwa no kwizera, ngo ariko igikomeza ubwo buzima bwo gukiranuka ni ukwizera Imana nanone. Nibyo uku kwizera niko kuzana kwera imbuto, niko kuzana ubuzima bwo gukiranuka. Ndagira ngo mwibuke Aburahamu Imana yaramuhamagaye ngo ngwino Aburahamu tujyane. Aburahamu icyatumye atazuyaza agahaguruka nuko yaravuze ngo iyi Mana inkuye muri iki gihugu izambeshaho no mu gihugu injyanamo. Mu yandi magambo, nzaba muri iki gihugu urimo kumbwira cyo kubamo, kubera ko iyi Mana izambesha muri iki gihugu. Kalebu na Yosuwa ni ikibarushije abandi. Abantu 10 bari bajyanye nabo, bo baragarutse bavuga ngo iyi Mana yaduhamagaye ikadukura mu gihugu cya Egiputa, ibwo ariyo yaduhamagaye.
izatujyana itugeze muri iki gihugu. Ngibyo rero ibyo turimo kubona muri Kristo Yesu batubwira ngo uku kwizera kuduhesha kuzura n'Imana, ariko nanone tukazakomeza ubwo buzima bwo gukiranuka kubera ko twizeye ko Imana izakomeza kuduha gukiranuka kwayo. Ntabwo ubuzima bwizera Imana buri kure yo gukiranukira Imana, ntabwo bishoboka. Ikigaragaza ko ubuzima ari ubw'ukuri ni uko bwumvira Imana. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite uku kwizera k'ukuri udashobora kumvira Imana, kuko kwizera Imana bivuze kumvira Imana. Umurongo wa 35 mu gice cya 8, 35 mu Baroma aho ngaho turi haravuga ngo 35, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mani magambo, ni iki kizatandukanya umuntu n'urukundo rwa Kristo? Iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu, ibyo natangiye mbabwira, aba yinjiye mu rukundo rw'Imana no gutunganywa n'Imana. Ariko hano Paulo arimo arabaza ngo ese ninde uzadutandukanya n'urwo rukundo rw'Imana ruri muri Kristo? Ngo mbese ni amakuba? Mani magambo, ni igihe umuntu azaba yashonje, cyangwa se yabuze ibyo kurya, cyangwa akazi kabuze, cyangwa se amaze amezi 3 adahembwa, cyangwa se ABCD, amakuba yose umuntu ashobora guhura nayo. Ese nayo makuba azatandukanya n'uwo muntu n'urwo rukundo rw'Imana ruri muri Kristo? Ngo ni amakuba, nicyo arimo kubaza. Icyaka arimo arabaza ngo cyangwa ni ibyago, wenda nk'umuntu yapfushije. Hano ari umukristo umwe muri kuri sinibuka ni Noheli yihe, niba ari Bora niba ari Noheli, yapfushije umugabo n'abana be bose, bari mu rugendo bose. Kuri uwo munsi ndumva ni kuri Bora cyangwa n'umunsi wabanzirizaga Bona, apfusha abantu be bose. Ariko hano Paulo arabaza ngo ese ni ibyo byago byatandukanya umuntu n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu? Cyangwa ni ukurenganywa, wenda umuntu bamubambye azira Kristo? Cyangwa ni inzara? Cyangwa ni ukwambara ubusa? Cyangwa ni ukuba mu kaga? Cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twarijwe n'intama z'imbaga. Ku murongo wa 37 aranzura akavuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, niyo rwaba urupfu bwaro, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, ni ukuvuga ngo ibintu byose bishobora kuba biriho uyu munsi, cyangwa se hakazaza ikindi kintu tutazi, dushyizemo na antikristo, dushyizemo n'ibindi. Ibyo nabyo arimo arabitangaho urugero akavuga ngo cyangwa icyo kindi kintu tutazi, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ese uru rukundo nirwo winjiyemo? Winjiye ahantu Imana igirira abantu neza, ikagifata n'ibibabuza kwera imbuto ikabica. Ari igihe abantu bakoresha ijambo bakarikoresha nabi. Ijambo bajya bakoresha nabi urarizi, bajya bavuga ngo aho kugira ngo Imana iguhombye yaguhomba, aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye. Uku niko kuri rwose ku ijambo ry'Imana. Niyo ikindi kintu cyaza kimeze gute, kiza gituma uri muri Kristo Yesu atera imbuto, rwose ndakubwiza ukuri ngo iki kintu ntabwo bishoboka. Imana izagica kugira ngo uyu mwizera akomeze yere imbuto. Nagira ngo dusoze twibaza iki kintu, kubera ko uku kwizera uko iminsi ishira ko kugaragara ko ari ukukuri. Petero yarabivuze ngo uku kwizera kwacu gusa na zahabu. Zahabu iyo ishyize ahantu h'ibintu bibi nibwo urushaho kubona ko ari zahabu. Wayishyira mu muriro nibwo urushaho kubona ko ari zahabu. Wayishyira ahandi mu mazi nibwo urushaho kubona ko iyo koko ari zahabu. No kwizera ko kuri rero uko iminsi igenda ishira ahubwo ko kugaragaza ko kwari ukwizera ko kuri koko. Yohana yaranditse igice cya mbere urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 18 ngo mwumvise ko bantikristo bazaza, ngo icyakora ngo bamaze no kwaduka, ngo abo bahoze muri twe ngo ariko ntibari abacu by'ukuri,
kubera ko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, icyatumye biba gutyo ngo ni ukugira ngo bigaragare ko atari abacu by'ukuri koko. Uko iminsi igenda ishira, uko iminsi igenda ihita, nicyo kigaragaza ko uyu muntu ku kwizera afite kwa ukuri. Uko ibigeragezo biza, uko aya maganya yisaza, uko amakuba agenda aza, byo bigenda bihishura ko uyu muntu uku kwizera kwari ukwizera k'ukuri. Hariho kwizera k'ukuri, hariho no kwizera gupfuye. Ndagira ngo wibaze iki kibazo, ese ubuzima bwawe buri munsi y'ubwami bw'Imana? Kuba munsi y'ubwo bwami bw'Imana, Imana ni ushishikajwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ushishikajwe na Kristo, ushishikajwe n'ijambo rye, ushishikajwe no kumenya ubushake bw'Imana buri muri Kristo Yesu. Ese kuba muri ubwo bwami bw'Imana bituruka mu ko wizeye umurimo Yesu yakoze ku musaraba, cyangwa ni ukugira ngo uze kunezeza Imana? Hari ikinyoma Satani abeshya abantu ngo umuntu ashobora gukora ibintu rwose byiza akanezeza Imana, yagera ikamwemera. Reka nkubwire, iyo biba bishoboka gutyo, ntabwo Kristo ari kuza mu isi. Kristo akeneye ko ubanza ukamureba, ukamutumbira, ukamenya ko uri umunyabyaha, wavutse uri umunyabyaha, nta kindi kintu cyiza ushoboye gukora, ukamenya ko ukeneye kwizera Yesu ngo agukize ibyaha byawe. Wamara kumutumbira, wamara kumwizera, ukaba munsi y'ubwami bw'Imana ubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Niba atari iyo nzira, ukiri muri ubu buzima bwo kurwana no kunezeza Imana utanabishoboye, tekereza ko abantu bakora ibyaha bakibagirwa ko bakoze ibyaha, bakibwira ko ibyo bibuze gutuma Imana ibemera. Oya, umuntu akeneye gukiranuka twabonye kuva ku Mana. Uko gukiranuka kukamuhesha no kungwa n'Imana, akaba munsi y'ubutware bw'Imana ari muri Kristo Yesu.